batanga umuganda wo kubaka aho gutanga umuganda wo gusenya. Diaspora irangwa n'ibyo bikorwa bigaragaza u Rwanda. Inshuti z'umurongo Info France Rwanda, namwe mubujeho bwa mbere, ndabashuhuje mwese muri aho, mugira amahoro y'Imana. Dufite ikiganiro cy'uyu mugoroba kivuga ngo Diaspora Nyarwanda itegerejweho umuganda wo kubaka. Turabanza twibukiranye abagize Diaspora Nyarwanda. Dufite igihugu mu Rwanda, tukagira n'abanyarwanda bari mu mahanga. Abanyarwanda bari mu mahanga tugize nyine ubwo bumwe bwiswe Diaspora Nyarwanda. Iyo Diaspora Nyarwanda rero uko tuyifite, harimo abakuze, harimo urubyiruko n'abasore n'inkumi, hakaba n'abana batoya, ndetse twanavuga ko ba mama bagifite mu nda nabo tubakesha Nyagasani bazaboneka bakaza kuba bagize Diaspora Nyarwanda hano mu mahanga. Ariko ibyo rero turabitambuka turebe Diaspora Nyarwanda, nubwo tuvuga abayigize barimo ibice bigendanye n'uko imyaka imeze, ariko Diaspora Nyarwanda ubundi ni iki? Iyo urebye amahanga uko avuga Diaspora y'igihugu, ni ukuvuga abantu basohotse mu gihugu imbere bakaba bari mu mahanga ariko bafitanye bwa bumwe n'igihugu cyabo. Iyo ni Diaspora Nyarwanda izirikana buri gihe igihugu cyabo, izirikana ibihabera, ndetse no hanze ku buryo nabo bitabira kuyamamaza, kwikomeza isura nziza yayo, bakayitangaza muri abo mahanga barimo, kandi bakagira n'ibyo bahakorera bigaragaza umuco w'igihugu cyabo. Iyo ni Diaspora isanzwe. Diaspora rero rwose yacu y'Abanyarwanda niyo nuko imeze, iteye nk'izindi z'abandi ibindi bihugu. Diaspora Nyarwanda natwe irangwa n'ibyo bikorwa bigaragaza u Rwanda duturukamo. Diaspora rero Nyarwanda irasabwa umuganda wo kubaka. Kuki ari umuganda wo kubaka? Nuko iki kiganiro cyacu gihera ku biganiro bitambuka kenshi ku mbuga z'Abanyarwanda, kandi izo mbuga z'Abanyarwanda hagaragaramo abubaka, ariko hagaragaramo n'abasenya. Iyo tuvuze abubaka, ni ba bandi bitabira iterambere ry'igihugu cyabo, bakakijyamo bajyanyemo ibyo bashoboye, bakagisura, bagasura abavandimwe bahasize, bakitabira ndetse na gahunda z'igihugu zihari, ku buryo ubona nabo biyitaho. Bahagera ugasanga bariyubakiye nk'amazu, cyangwa se ugasanga aguze nk'umurima, wa murima akashyiramo umushinga w'iterambere ry'ubworozi cyangwa se ubuhinzi. Abo rwose baragenda bakagura umurima, bakawandikisha, bakagura isambu nini, bagashyiramo ibikorwa, bagasigamo inzu, kandi zigafasha, ibyo bikorwa bigafasha abari mu gihugu, baba ari abavandimwe ari n'abaturanyi. Bakomeza ibindi bikorwa rero. Hari abagenda bagiye gushyirayo imishinga y'amazi. Hano mu Buraya turabafite. Bagenda rwose bakajyana inkunga, yaba ari iyabo bwite, yaba ari iyo bakuye muri iyi miryango iri hano no muri za leta turimo. Bakajyana amafaranga, bagakora imishinga yo guha amazi meza abaturage, bakaza bakoze icyo gikorwa, bakaza bafite umunezero hagati yabo n'igihugu cyabo, hakaba harimo ubumwe bukomeye cyane. Abandi bakajyana ubundi bushobozi, yenda mu buhanga bwabo, bakigisha muri za universite, bagatanga se ibitabo, bagatanga ibikoresho muri za bibliothèque. Abo nabo bakagenda bagakora icyo kintu, bakagaruka bateye inkunga u Rwanda. Abandi bakagenda kubera ko babajwe n'abarwayi bahari, bakagenda bitwaje abaganga, bakajya kuvura bene wacu Abanyarwanda, kandi bakavurira ubuntu. U Rwanda narwo rukabafasha kubacumbikira, u Rwanda rukabaha izindi nkunga zo kugenda, maze ukabona Abanyarwanda baturutse mu mahanga n'u Rwanda rwabo, ibyo bintu biraryoshye. Abo barubaka. Urubyiruko rwarahagurutse.
abafite ubumenyi baragenda bakajya kubutanga hariya mu gihugu bakongera bakigarukira hano mu Burayi. Abo barubaka. Abari hano mu mahanga akagira itumanaho n'abari hariya bagafashanya mu buryo bw'iterambere. Abo barubaka. Ariko kugeza kuri iyi ntera ubu duhagazeho hari ibibabaje. Ibibabaje ni abasenya. Ntabwo twabyita ko ari umuganda kuko waba ari umuganda mubi, ni abasenya. Abasenya babuza abana kujya kwigira mu gihugu bavukamo kugira ngo bakirebe. Abasenya bababwira bati hariya mu Rwanda biracika, uhageze baramufunga, uhageze bamugirira nabi. Mbese ibintu byinshi by'urucantege kugira ngo urubyiruko rudahinguka hariya rukabana n'abandi, rukishimira aho bakomoka ndetse bakanezerwa nabo ubwo bagafatanya n'abandi kugira icyo batekereza mu kubaka u Rwanda. Ikiganiro cy'uyu munsi kibanda cyane kurarikira abanyarwanda bari mu mahanga kugira ngo batange umuganda wo kubaka urwababyaye. Ndagaruka kuri ba bandi bafite amaboko, bafite ubushobozi, ibyo ntibabikoreshe bubaka igihugu cyabo, nabo ubwabo biyubaka ngo bateganyirize ahazaza h'abana babo hejo, ahubwo bakabikoresha bavuga amagambo mabi, batukana, basenya igihugu, basenya urwababyaye. Ariko hari umwana wigeze atuka nyina cyangwa se uwo mwana akaba ari muzima. Iyo ari mutoya bamunyuzaho akanyafu akarira. Na hano rero hanze hari benshi hariya ndabibuka ko hari igihano bahuye nacyo hariya, noneho induru bakayigira ndende. Ntabwo ari cyo gikosora cya gihano cyatanzwe cyangwa cya cyaha cyakozwe. Oye, ikibikosora ni ukwisubiraho. Ikibikosora ni uguca bugufi. Kuko umwana iyo yaciye bugufi akikosora, ababyeyi ndetse baramugaburira bakanamuhemba. Banyarwanda turi hanze, abagabo n'abagore, abasore n'inkumi n'abana batangiye kumenya ubwenge, ndabahwiturira kugira ngo dutange umuganda wo kubaka aho gutanga umuganda wo gusenya. Nkanjye ubabwira nka pasiteri, nkumva mugenzi wanjye hirya hariya arasomya ijambo ry'Imana, ari mu mahanga, yisaba ari imbere yuko ari abanyeshuri, yamara kurisoma akanasenga, yarangiza agatukana. Ndagira ngo nkwibwirire mugenzi wanjye ko ibitutsi bihanirwa, kandi nkubwire by'ukuri nta muntu ufite imyaka uzi ubwenge watinyutse kuvana mu kanwa ke ibitutsi, kuko icyo ni ikintu kitari mu muco w'Abanyarwanda. Ndagira ngo tugaruke mu muco w'Abanyarwanda. Hari abatinyuka bakavuga ngo mu Rwanda wahasize iki? Wahasize byinshi. Igihugu kiracyahari, abavandimwe baracyahari, inshuti ziracyahari, ndetse n'abakure bakwibwira ko ari abakure mugira icyo mupfana baracyahari. Bose baragutegereje kugira ngo bafashe kubaka urwakubyaye. Abana bawe rero nabo bakeneye kugira ngo bafatanye n'abandi kubaka, ukabibabuza. Ndagira ngo umenyeshe ko umunsi babonye uburyo bagiyeyo bagasanga uko ibintu bimeze bitandukanye n'ibyo ubabwira, aho hazaba ikibazo gikomeye. Hazaba ikibazo gikomeye, hazaba intambara hagati yawe n'abana. Niyo mpamvu ngira ngo hakiri kare uyu murongo uteguriza abantu gukosora ingeso mbi, imirimo mibi, imvugo mbi, ibinyoma biri hanze aha ngaha, kugira ngo ibyo tubireke. Ntabwo biranga Abanyarwanda, nta n'umusaruro bitanga, nta n'icyo bifasha. Ahubwo ibyo byose niko bituma umuntu ubwe bimuzonga bikamugirira nabi. Nababwiye ko ukuri kubaka, ariko ikinyoma ntabwo cyubaka ahubwo kirasenya. Ndacyabisubiramo. Ntabwo ari we gusa. Ndacyumva muvuga ngo mufite guverinoma mu mahanga. Iyo guverinoma ubwiye mu mahanga, ese ni guverinoma ya diaspora, ni guverinoma hehe? Kuko kuvuga ngo hari guverinoma y'u Rwanda iri mu mahanga. Igihugu cy'u Rwanda kiri aho kiri, guverinoma yacyo iri mu Rwanda. Nta guverinoma y'u Rwanda iri mu mahanga. Iyo ntibaho rwose. Mwe gukomeza kubeshya abantu ngo hari guverinoma y'u Rwanda iri mu mahanga, iyo ntibaho. Uyiyoboye nawe nagira ngo mubwire rwose atinyuka avuga ati burya nyoboye ikintu kitari cyo. Ndababeshye. Erega umugabo n'uwihana, umugabo n'ugaruka akavuga ati nabeshye, nakosheje, akihana, kandi rwose bitera akanyamugabo, akaba umugabo nyamugabo. Ariko umuntu utsimbarara ku ikosa, agatsimbarara ku cyaha azi ko ari icyaha, ako ni akaga gakomeye cyane. Nagira ngo rero twumvikane kuri uyu mugoroba, ibyo kubaka birahari, ariko ibyo gusenya tubireke. Urubyiruko
ndabararika cyane ko nababwiye ko uyu murongo muzawugiraho uruhare ndetse n'abari n'abategarugori, uruhare rwiza cyane rwo gutanga umuganda wo kubaka muri kiriya gihugu. Niba abandi bajyayo, abanyamahanga bajyayo bakajya mu Rwanda bakarushima rukabanezeza, twebwe rutubabajeho iki? Niki rutubabajeho? Niba abantu bagenda bakanezerwa, icyo kintu cyagushimishije. Niba utaranajyayo, tegereza igihe uzagirayo. Niba ufite ikibazo, tegereza igihe icyo kibazo cyawe kizanyura mu nzira kigakemurwa. Ariko hagati aha twifate nk'abagabo, twifate nk'abagore, twifate nk'abasore n'inkumi bazi ubwenge, batandukanya ikibi n'icyiza. Ndumva nabashimira ko mwanteze amatwi, abanongera kubakangurira kugira ngo uyu murongo muwitabire, uyu murongo muwukurikirane, kuko uzatambukaho buri gihe inama nyinshi, ibitekerezo bizima, ibitekerezo bifite ireme, ibitekerezo bifite aho bivuye, kandi ibitekerezo byo kugira ngo abantu babane neza. Birababaje kugira ngo niba dufite igihugu abandi bakajyamo bakanezererwa, hanze ahubwo tukaba turi mu ntambara z'amagambo n'ibindi byose. Ibyo se bizashyira ryari? Bizashyira nuko twese twumvise ko icyo umuntu akora kidakwiriye, cyane cyane icyo gusenya ibinyoma n'ibigeretse ku ibyo ngibyo. Reka mbasabe kugira ngo uyu murongo muwitabire, uyu murongo rwose muwubeho, uyu murongo muwukurikire, mwakire ibyo ubabwira kandi mubimenyekanishe hose. Twarabafunguriye tuti ibibazo umuntu afite yabitugezaho, kugira ngo ubwacu dufatanye kubikemura, naho byaba bisaba ko bijya ahandi hantu tukabyoherezayo bigakemurwa. Ndabashimye cyane, murakoze. Ubwo rero nagira ngo rwose nsoze mbibutsa iby'ingenzi byo kugira ngo twubake u Rwanda rwatubyaye. Nibutsa ko buri wese afite ubushobozi bwo kubaka, ariko ubwo gusenya ntabwo rwose bwakiriwe, ntibutambuka neza. Kandi nibutse ba bavandimwe navuze cyane cyane biyitirira umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ntugendana no gutukana. Abo ndagira ngo rwose mbibutse cyane, mbishikamyeho, kuko ijambo ry'Imana unasomye we pasiteri numvise ntabwo rikwemera gutukana, kuko rituza kuvanga indimi, kuko riratubwira riti mu kanwa kamwe ntihabamo gutanga umugisha, kwifuriza umugisha, ngo habemo no kuvuma abantu no gutukana. Icyo kintu kirazira, ijambo ry'Imana ntaho byanditse. Ntabwo wabwira abantu uti dusenge dusome ijambo ry'Imana gukurikizaho gutukana. Ibyo birahabanye, ntabwo bigendanye rwose. Ubwo rero abanyeshuri nabo bakumvaga, nagira ngo mbakure inzira ku murima, mbabwire ko ijambo ry'Imana ridateganya imirongo itukana. Ntaho byanditse. Bibiliya naho yaba ari nshya umuntu yiyandikiye, iyo ngiyo ntiyajya ku isoko ngo bayigure. Soko Bibiliya twese tugenderaho ni Bibiliya iduhwiturira kugira ngo tubane neza, tubane mu bumwe, tubane mu mahoro. Nicyo n'u Rwanda rushaka, icyo abanyarwanda bashaka, icyatuma baba hamwe, icyatuma babana mu mahoro, cyatuma biyunga ku byo bapfa. Icyo nicyo cyonyine cyatambuka kikacyirwa. Naho ibindi byose bisa naho bicamo abantu kabiri, donc amacakubiri, gushoza intambara, nta mwanya bifite. Ni ukuvuga ngo uwo ntabwo ari umuganda uri gusabwa ku banyarwanda turi hanze hano hanze. Ntabwo rero nakwibagirwa n'umukobwa cyangwa se umudamu wanyandikiye avuga ngo akarimi keza niko katuranga. Ndagira ngo mubwire ko akarimi keza gatambuka neza kuruta akarimi kica cyangwa kavuga nabi, kuzuye ibinyoma, kuzuye ubugome. Kuko nahitamo kukubwira neza naho twari icyo dupfa, ariko ntakubwiye nabi, kuko ibyo ngibyo biba bitwunga hagati yacu. Nabwiye ko uyu murongo ari uwunga abanyarwanda atari ubatanye. Icyo kintu rwose ndakigarukaho cyane. Cyo ni ingenzi kugira ngo aho turi twige gukora neza, twige kuvuga neza, twige kuvugisha ukuri, tubwize abantu ukuri, kuko nabo bazi ubwenge. Ariko uzi yuko n'aya mahanga twicayemo ushobora gushyiraho ibinyoma bakakumva bakakwihorera, kandi bakagufata ko uri umuntu utari umuntu, kandi babona uri umuntu bundi. Niyo mpamvu rero ikigira umuntu ni ikimusohokamo. Kimusohokamo niba ari kibi, ntabwo bishoboka ko bazabona kuri umuntu. Aho rero ndagira ngo rwose ne kuhibagirwa, ndetse ne kwibagirwa
n'abandi bose bafite uburyo bwiza bwo kugaruka kugira ngo bagaruke kugira ngo na hano mu Buraya tubane neza mu mahanga. I Rwanda batazajya bumva ko mu mahanga twirirwa turwana, twirirwa duterana amagambo, ahubwo mu Rwanda bajya bumva ko tubanye neza, nabo bibagereho rwose. None se niba turi hanze, umwe akavuga ati wowe wavuye mu Rwanda, ngewe nanyuze aha n'aha ntaho duhuriye, uyu aje ari umusirikari ko avuye hariya atagize icyo akora, akaba aje kuvuga ngo aje kugikorera hanze. Niba abantu batangiye gupinganwa gutyo, iyo ntambara ikaba iri hagati y'Abanyarwanda twibereye mu mahanga, twe kwibeshya ko turi kubaka, turi gusenya. Kandi umunyarwanda utubaka ntabwo rwose yaba ari umunyarwanda ushimishije. Nimureke hagati yacu twunga ubumwe, mureke hagati yacu hagaragaremo amagambo y'ukuri, amagambo yuzuzanya. Ndetse ndagira ngo mbasabe niba bishoboka, tuzategurana hamwe ikintu nakwita ko ari ikiganiro, byanashoboka kikaba ini platform aho twahurira tukaganira mu buryo abantu babwirana barebana, mu buryo abantu bavugana, buri wese agafata umwanya akabwira undi. Kandi duhuye, abanyabinyoma nta mwanya babona, ndetse n'ibinyoma byareka, kuko ntabwo wajya kureshya umuntu umureba nawe akubwira ati ndakuze urambeshya kweli. Ubushize nababwiye ko nka padiri muzi rwose, ndamuzi, nashaka nawe yenda nyibuke cyangwa mbaririze, ndi mu bamwakira, ibyo ndabicyabisubiramo. Padiri rero naho Imana, nagira ngo nawe nkwisabire, nushaka kuba perezida uzaho binyura. Ni ukuvuga ngo uzanyura mu matora nk'abandi, uzanyura mu matora y'abanyagihugu. Ariko u Rwanda ruri mu Rwanda hariya, ntabwo u Rwanda ruri hanze, ntabwo bavuga kuri perezida w'Abanyarwanda uri hanze ahangaha, keretse waje watembereye amahanga. Ariko perezida w'u Rwanda yicaye mu Rwanda, na guverinoma yicaye mu Rwanda. Ubwo rero ibindi byakwitwa leta na guverinoma na perezida n'ibiki, ibyo ntabwo ari byo rwose. Ndagira ngo duse naho twisubiraho, twibuke ko turi Abanyarwanda, twibuke ko tugira umuco uturanga, twibuke ko ibyubaka igihugu ari ibiduturukamo, ibisenya igihugu nanone ni ibiduturukamo. Nababwiye uburyo bamwe bitabira kujya kubaka igihugu, ubwo ni ukucyubaka. Abandi rero bavuga gusa mu binyoma n'ibiki byose, nabibukije ko ari abasenya. Nyamuneka, hano twicaye hanze, igihe kirageze kugira ngo twikubite agashyi. Igihe kirageze kugira ngo niba uri umugabo ukaba wumva ko uri umugabo, urangwe n'ibintu biranga umugabo. Umugabo arangwa n'ukuri, umugabo arangwa no kubaka. Iby'intambara byararangiye, iby'imirwano byararangiye. Abashaka kurwana, abashaka gukora ibindi byose, bamenye ko batari mu nzira nziza, bamenye ko ubwo bari gusenya. Iyo migambi ni mibi, ntimuyishyiremo urubyiruko kugeza igihe namwe ubwanyu muzagarukira mu nzira nziza. Mureke urubyiruko rugira umutekano wabo, mureke urubyiruko rugira uburenganzira bwabo, twe kurubohera mu bintu bitagaragara, mu binyoma n'ibindi. Mwana niba agiye hari akagaruka akabwira undi ko avuyeyo, namwumve. Ariko birenzeho kuvuga ngo ugenda baramufunga, baramwica, babigira gute, oya, byo ntabwo ari byo. Ndabibabwiye rwose, ngiyeyo kenshi, kandi nanjye ubwanjye nigeze kugira icyo gushidikanya, ariko nageze aho ndirebera, njyayo kugira ngo nyine ntamera nka Tomasi utemera atabonye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo n'undi wese wabishaka yajyayo rwose. Umugoroba ubaye mwiza kuko tuganiriye, mwifurije umugoroba mwiza mwese, mwifurije ko iki kiganiro kibafasha, bifurije ko rwose mwagira akanya ko kugisoma mukagikurikirana, kugira ngo niba hari ibibazo mubitubaze. Uyu murongo ni uwanyu, ni w'Abanyarwanda rwose. Tuwidagadurireho, twubaka, twunga ubumwe, tugira amahoro, twifurizanya ibyiza, aho kugira ngo twumve imirongo myinshi igenda itatanye. Ubonye iyo mirongo yose twajyaga duhura tuti mwaramutse, mwiriwe, mwaraje iki, mwirije iki. Ibyo bikaba ari byo bituranga. Tuzajya mu Rwanda ryari, tuzajyana y'iki, wowe umaze guteranya amafaranga ngahe, umwana uri hariya udafite mituweli, njye maze kuyabonaho kumuha, urugo runuru rufitemo umwana yenda ubana ubumuga, tugashaka abantu, tugashaka ibintu, tukabijyana, tukihuta, tukajya kubaka. Ubwo ni bwo buryo bwiza bw'abantu bo kubaho. Kandi igihugu cyacu muzi ko rwose ari igihugu kiringaniye, ariko kirakomeye hanze ahangaha, kirakomeye hirya no hino. Reka tugikomeze kurushaho, reka dukomeze kucyubaka kurushaho. Ibyo bidukwiriye nk'Abanyarwanda bari mu mahanga,
kandi bizagenda neza kurushaho. Murakoze, bifurije